Kenya Trap. Hey. Mwana wo mwirabura Kondebu ushaka ko nkuha Asubwo niki naguha Ni Kenya Trap ku mugongo Kenya Trap ku mutima Kenya Trap ku mugongo Kenya Trap ku mutima Ni Kenya Trap ku mugongo Gerenda baduka utinege sambo mu kijyane kwa kabuga umwana wanjye sagatenge araje Yesu uzikari we Jesus is Lord. Salama ji. Salama ji. Ngwiji ubuse ko kari kubona ko ndigi Yesu Salama ngo ndigi se akuskura mwana asuzuguye ese bara mu mujyi nibyo babatoza akarabisobanura Yesu Nose mumeze gute mwa bintu Jesus is Lord. ngibintu ugize ngo iki ibyo nibyo Kigali babigisha Yesu nyumvira ryavuye noneho uziko viye nawe uri idage ngo indaro Yesu ngonga mwana wanjye indaro zike basobanura kwe papa ubwo bakwisi indaya nyumvira none aya majara anyumije Yesu amagi urabona twese turi amagi cyangwa twifa inkoko mani kabanyikati umva ivyo mubwira imigate gusa nk'iki gikapu cye harimo imigate ibyo tubereka ahubwo mureke mbakoma agatendo Yesu haba uruganda rukora fosi zimwe nziza cyane ugize ngo iki Fosi nawe se hano hepfo yagiye i Kigali. Yesu koko ndabyemeye muba mu cyaro ubu murango mwese mutaramenya fosi fosi ni nk'inambaye Funka Kwambara Fosi. Funka byemeye ko muri abanyacyaro ndavuga fosi mwebwe mukumva rufosi Yesu baze bafashe umwanya wo kureba iyi video ariko nimushaka izindi video byanguze kugira ngo gatanu